Ntabwo ari ibintu byinshi ndi bukurikizeho, navuga ko ibintu byanjye biri nko mu byiciro bibiri. Ndi bukurikize creativity. Creativity ni ukureba ubushishozi, how the designer's vision or the designer's originality. Icya kabiri ni ukureba quality. So muri quality harimo touch, finishing y'umuntu, quality y'umwenda, fabric no kunadoda umwenda muri rusange. Niki wavuga ko ishuri ziriva byanye n'iki gikorwa cyateguye ku nshuro ya kabiri? Icyo namubwira nuko courage arimo arakora ibintu byiza, kuba tumufite nk'umunyarwandakazi wahisemo kuza guteza imbere uruganda rwa entertainment rwo mu Rwanda. Naje kubikorera muri Amerika cyangwa se ngo abikorere London n'ahandi hatandukanye, agahitamo kubikorera mu Rwanda. Ni iby'amahirwe kuba tumufite nk'umunyarwandakazi kandi ko ari birebire. Nambaye brand ya Kosovo, ni umudesigner wo muri Kosovo ukora ibintu neza. Albina reka abantu Jori hanyuma hanyuma Jori mu minsi ishize hano mu mujyi wa Kigali bamwe mu bafana bawe mwahuriye kuri Chic baragusura bati rwose ni umukobwa uciye bugufi. Ibitekerezo by'abantu mwahuriye bakubwiraga icyo twebwe ibyo twumvise? Buriya mbere na mbere ubu uri umuntu w'abantu, nisaba ari titre, ariko ikigenzi muri rusange ndi umukobwa w'Abanyarwanda, ndi umunyarwandakazi. Titre Nyampinga w'u Rwanda nta kintu impinduraho, so nari muye n'Abanyarwanda kimwe nanjye twese. Batashe imodoka yawe nshya, abantu bakibaza ataki imodoka yari imaze yayitekerezaho, bata amafaranga ubundi ava he? Abantu bati tujora kora iki? Ahava ntago bibireba kubera iki nibwo nabibonye. That's nonsense for sure, ariko ubundi se bibarebaho iki muri rusange? Yubatse inzu, imodoka, reka abana wakoze cyane. Urakoze cyane.